gice cyatambutse mu nkuru y'igikomere twasize Kiara yarasohokanye valise Albert arimo mubwira ati ntago ntumusohoka gusa ugeze hariya ukagwa byagenda gute unyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyere kuri aba ngaba bombi babiri Albert akomeza kubwira Ayla akamubwira ati Kiara ntabwo wagenda ntabwo nakureka ngo usohoke muri iyi nzu ese ubwo nk'ubwo ugeze hariya hanze ukagwa hanze ukabushizemo umwuka byazavugwa hehe rindira ataha ariko ubundi aba ari ukwisohora Kiara atari ku bundi barinda bansohora ku ngufu kandi njye nshoboye kwisohora nkava ahangaha kubera iki Albert reka nigendere atariko ntago umeze neza uracyarwaye basi reka ubanze ukire ubone kugenda bakirimo bavugana gutyo baharira witwa Victor Irakata batsko mbona mufite amavarizi mugiye Albert ati dorere umugore wa Joram yasheze ndaragiye Victor ati aragenda ajya niko se umwiza wa Joram muramu wanjye ugiye heda nyine ugusohoye muri iyi nzu urahukanye se ariko nibyo mukuru wanjye yaraye akugiriye nabi yagukubise ibintu bitanemewe rwose burangiye umuntu ufata rwose urambura ikiganza cyagakubita umugore mbona ari ikigwari abana b'umunsi twicaye nzabimubwira ariko uri umugore ugomba kwihangana ugatuza ukabyakira njya numva bavuga ngo niko zubaka Kiara araseka avuga ati ndi umugore we seriously ndi umugore we byanditse icyo ngenda apfanaga na Joram cyararangiye nta kindi dupfana abandi ati rero uribeshya ari umucyara wiwe kandi byemewe n'iki n'Imana n'abantu gisigaye n'amategeko abantu ni twebwe Imana nayo irabizi Kiara ahubwo mwambabarira mukansindagiza mukangeza hanze y'igipangu nkagira nkareba ko nakigendera ati njye ntabwo ndi mu bantu bagutwaza ahubwo mbwira ngo twongufashe ngarura valise mu cyumba byo kuvuga ngo twaze nkugeza ku gate ibyo ntibirimo Victor irakafata ya valise akayitwara Kiara ati mbabarira nta mbaraga mfite zigaruka inyuma pe wakagira Imana we mbabarira umereze iyo valise mukuru wawe atansanga hano yavuze ko adashaka kuzongera kumbona mu buzima rero kanigendere Albert na Victor bararebana kabura icyo gukora ona n'ayandi mahitamo bafite bagaherekeza Kiara bamusiga hanze ariko barinjira bagera mu gipangu bakaganira Victor abwira muvandimwe we Albert batakose bro
ikintu dukoze ni icyanyacyo. Mfata ati none dukora iki? Njye namwinginze uwakubwira ko guhera mu gitondo nta n'ikintu arashyira mu nda, ntigeze arya ntigeze anywa, yiriwe mu cyumba. Njye ibintu byose yakoraga nabirebaga. Gutambuka kwiwe ni ikibazo. Urabona ko yabanje kwishingikiriza kuri umwe kuri twe. Utwaye valize, nanjye ngenda mfashe ku rutugu, dore tumusize ku muhanda, none ubu yahagwa. Victor ati ntabwo bikwiriye, reka tumugarure pe, tutitaye ku cyo Jorama ari buvuge ndetse na mama. Arambata ati ntabwo Kiara yabyemera. Ubwo nyine yamaze gufata decision yo kugenda. Agaruka mu nzu ariko umutima ukangana. Arambata agira atya agasohoka, akavuga ati shaka Kiara, niba uko byakabaye umva Jorama nashaka akora icyo ashaka, ndaje rwose, ndaje nkugarure. Arasohoka, mu gusohoka asanga Kiara yaguye aho ngaho aryamye hasi. Ariko ahamagara Victor kuri telefone, undi nawe asohoka bwangu baramuterura bashyira mu modoka bakerekeza kwa muganga. Bakimugeza kwa muganga bombi baribaza, akavuga ati se ninde uri bumurwaze, kandi ko tutaribona uko tuguma hano, turabigenza dute? Babura amahitamo, bakabona ko nta cyo gukora gihari uretse kureba umwe mu bakirina bari hafi aho, bagasiga bamuhaye sene, bakamubwira ko bari kumwitaho. Bagira gutya bagataha, bagera mu rugo basanga Jorama yatashye. Mu gutaha ahitira kuri rwa rupapuro, ararusoma, yamara kurusoma aruzingazinga, umujinya mwinshi n'uburakari akagisohoka hanze, agahera akarujugunya. abura amahoro, abura icyo afata n'icyo areka. Akiri aho Victor azamusanga, agasebura ko mbona abuze amahoro. Ati nayagira gute kandi nsanze Kiara atari muri uru rugo? Ese kuko yagiye? Victor atari kuraseka. Wowe ubwawe ku giti cyawe warabimwisabiye ko agomba kugenda, none usanze yagiye, birakubabaza. Nahamagare rero, ati namba yiwe ntabwo ari kuyitaba. Victor ati se urumva ari mu mufitiye ni umujinya, ni urwango, ni urukundo, ni iki? Ati nanjye ntabwo mbizi, sinzi ngo mufitiye iki kano kanya. Atambo ndamenya ari ibikira. Ubwo nyine ngaho ukomeza urwane n'umutima wawe kugeza igihe uri buze kumenyera icyo ushaka, ariko niyo warabimwisabiye ko agomba kugenda. Ikindi uriya mugore wawe wamubaje pe, umuntu muzima ajya ku muntu umaze iminsi ingahe ivuye kwa muganga agakubita ngo
ufite umujinya n'uburakari ngo yakubuje amahirwe yo kwitwa papa. Ko yakubajije ngo ufite ibizibiti bigaragaza ko koko inda yayikuyemo wabibona. Ngo ugafungirana umwana wandi ugakubita woshwe nkaho wamukoye. Bro uri ikigwari pe. Umuntu w'umugabo muzima arambura ikiganza cyiwe n'ukuboko agakubita umuntu w'umugore. Abagore n'abanyantege, abagore n'abana beza, abagore baradukunda, baratubyara, baraturera, ariko wowe wiyandayanze rwose, wumva rwose umujinya ukurushije ibintu byose, unanirwa kuwukontorora, ujya aho ngaho ukubita umugore wawe. Wantengushye kabisa. Ahubwo Kiara nabizi kugenda, nanjye ndiwe nakigendera. Uritera ugakubita umuntu nta muntu. Bro hari abambabaje tu. Niba ntacyo gukora nari mfite, ariko iyo biza kuba bishoboka kuba ntagikoze. Bikitahira ko yigendera. Twigarukire kwa muganga. Kiara bamaze kuzanzamuka, bamaze kugarura urutege. Areba hirya no hino akabona nta muntu bari kumwe. Ariziye ibiraho hafi. Agira atya akabaza uwo bamusigiye, akavuga ati se bishyuye? Ibitaro birishyuye? Ati ibintu byose basize babyishyuye. Nanjye baranshashura ngo mbe nkuriho, uzagaruka ejo kukureba. Ndati ndumva rero mfitemo agatege. Genda nyine nawe ugere mu rugo, ubanze urebe uko byifashe, uze kuza kundeba mu gitondo. Uko biri ndaza kuyitaho. Amaserumu banteye n'imiti banteye byatumye ngarura ubuyanja. Ati suri seriye ngende? Kiara ati wigendere. Ndahera akagenda. Ashira akanya amaze kugenda, Kiara akigira inama. Akavuga ati nkwiye kugenda, nkwiye kuva hano. N'ubundi ntacyo ndi kuhamara. Arabanza akareba ahantu hose, akabona ko nta muntu uri kumureba. Areba muri valise, agakuramo jumper akambara, akipfuka no mu mutwe, ubundi agasohoka ibitaro, akigendera. Ariko n'ubundi abafite urutege ubona hafi ya narwo, utubaraga ari hafi ya natwo, akemera akagenda. Agira atya agafata telefone, ahamagara mukuru we Anne. Anne yitaba yatunguwe. Akavuga ati Kiara, nawe uhamagaye se? Namba yawe nta muntu wo mu rugo yihamagara ngo icemo. Twari twarahangayitse, twibaza niba ukiriho. Kiara ati ndiho rwose kandi meze neza. Ndi kwihuta cyane, ndarasa ku ntego. Wampa amafaranga 10,000 aho ngaho ko nzayagusubiza? Ati si ngombwa ko uzayansubiza, nta kibazo ndaje nyakoherereza. Ariko se umeze neza? Nuse watublokingiye iki? Ari njye waramblokinze? Mukuru wawe wundi waramblokinze? Basaza bawe urabablokinga? Ababyeyi bawe urabablokinga? Uzibana kugeza ryari? Kiara turama amafaranga, ntago mu mafaranga. Ngo hamagaye nkwaka amafaranga, ibyo uzabimbaze numamagara. Anne
atari ko ngenda guhamagara bikanga nzaguhamagara se bikunda yarati nkupe nigendere nta mafaranga uri bumbe hano tukagira Imana wenda yaguha ariko basi tubwiraho reba igihe cyose gishize nta muntu n'uyu n'umuza amakuru yawe mama yarabirwaye tata yarabirwaye agahinda abana abantu bose nako kubamara mama we yari yicara akavuga tumenye umwana wanjye yaranapfuye yarati subwa munyitayeho ra mvuge ko ari uko munyitayeho Ana atari ko wemera buri yarati n'ubise Ana koko munyitayeho izo sente ngusabye nzazi kugarurira mbura sindi kugusaba ndikubwira ngo ngurize Ana ati oya nushaka ntuzazinsubiza yarati oya nzakora uko nshoboye nkwishyure wempa amafaranga anahera ko ayamwoherereza ndakiyabona ahera akamukupa nta n'ibindi bintu byinshi bavuganye agira atya agahamagara uwa moto akigendera agenda nawe ubwo atazi aho yerekeje agenda akagera ahantu kure akava kuri ya moto yicara ku muhanda tangira kuvuga ati ndongeye ngarutse muri bwa buzima bwo ku muhanda ngarutse muri bwa buzima bwo kurara ku muhanda bwo kutagira aho mbarizwa bwo kutagira aho ndara bwo kutagira aho mba ariko nyine nakumva ngomba kubamo ubona byamucanze areba akabona n'ubundi amafaranga afite nta kintu yamumarira ntiyamupangishiriza inzu nta gikoresho n'iki na kimwe yamugurira yewe mbese nta kintu n'iki na kimwe yamufasha agira cyane akigira inama y'uko azajya nabura ajya gushaka ahatera uturaka akabona n'utwo dufaranga dukeya ariko still n'ubundi ntabwo aba ameze neza bataratora urutege bikurikiye twigarukire kuri Victor ndetse na Albert abari kwa muganga bateje akavuyo bari kuvuga ati umuntu twazanye hano ari hehe ashaka wa muklina ngo bamubaza ahantu Kiara ari kavuga ati njye namusiza arambwira ati ngende nduhuke ndaza musanga naje nsanga yagiye gira gutya bakajya ku makamera akara amashusho kamera yazafashe bagasanga ubwe niwe wijyanye umuntu umujyanye bagira gutya bagahamagara nambaye ariko bikaba ni bot connect ararebana avuga ati Kiara yararakaye maybe yaranatublocking kundi nyine twagerageje gufasha ariko ntabwo bikunze soka mu bitaro drama bayicaye mu modoka arababaza ati none bimeze bite ameze ate abandi atari ko se ntabwo bizi ko yarabuze nyine uyu munsi wa kangahabuze
kamera zigaragaje yuko nyine yagiye nta muntu umujyanye nubwo yasohotse ibitaro rero nta muntu uzi icyerekezo yagiyemo arababara agenda kakaba kose atangira kwicuza ariko ntacyo gukora bafite Victor aramubwira ati John uzicuze ko byose ni amakosa yawe ubundi ntabwo wagombaga kumva ibyo muvuga umugore wawe ngo yakuyemo inda ku bushake hari urakubitura waramubwiye ngo ntushaka kongera kumubona nanjye ndiwe nagenda ndakurahiye umuntu yakubwira ngo nashaka kuzongera kukubona ngo ntazagukumbura ntuzamukumbure shabyo no apepe gusa nyine ihangane bro wakoze mistake ariko nyine nawe wigire kuri mistake wakoze cyane uzongera agira gutya bakaakselera bakagenda aragenda akabirwara yajya aryama akarota kiyaramuryamye iruhande yakanguka akamubura agahinda kakaba kose umujinya ukaba wose avuga ati Mana kuki namubwiye nabi kuki nakontorwe n'amarangamutima agira atyo agashana itara kuri cana arumva atarabibona akabyuka aza kwinjira mu cyumba cye ati bitewe wo kucana itara iri joro ndetse ndose inzozi nakifuje ko zakabaye zirimo nari ndose ndi kumwe na Kiana batatu ariko kuko rwose umutinda arotarya bro yakire ndose ntuzi wabo wa Kiana yarakublocked twese hano yaratublocked nta muntu n'uyu n'umwe uzahana yewe niyo watanga amatangazo sinzi ko wazamubona pe wazamubona n'imitagi wamenya nawe umushaki rero iyo akiri izo nzozi zawe ntizizigera zibimaho nyine wamaze guhomba icy'agaciro kandi cy'umumaro rero mukuru wanjye reka nyiri icyo mwibwirira ibintu abantu benshi bakunze kubikora kandi ugasanga bibagizeho ingaruka igihe cyose wumva wishimye muri ubu buzima uzagira umwanzuro ufata kubera ko wishimye nanone igihe cyose wumva ubabaye wumva urakaye uzagira umwanzuro ufata kuko umwanzuro ufashe uyu munsi kubera ko wishimye nangwa se kubera ko ubabaye hari igihe bucya mu gitondo ugasanga uri kubyicuza ugasanga uhuye n'akaga tu rero wowe wakoze mistake yo gufata decision urakaye kandi uvuga n'amagambo atari meza nta mukobwa ko wari umuzi kurenza mama akaba ariyo wamukundaga kuki wagendeye ku cyo mama akubwira ubundi se ko aribyo nari ndimo mubwira nda ngo yavuyemo none se wahereye ko ugira wumva ko utazongera kubyara se wari wayimuteza wari no kumutera inda ariko utagiye kuzanamo ibintu by'uburofa abla niba wihemukiye mbikubwiye ndi murumuna wawe ariko muri ubu buzima
hari igihe umuntu agira icy'umugisha cy'umumaro kandi cy'agaciro ariko ntabashe kugikipinga. Narabibonaga ko ufite umugore mwiza ariko nanone narabibonye umunsi ufata umwana narabibonye ko utakaje cy'agaciro kandi cy'umumaro. Nuramuka utongeye kubona Kiara ndabizi uzabyicuza ubuzima bwawe bwose kandi nujya gushaka uzashaka nawe. Nta hantu uzigira wongera kubona umugore w'umunyamahoro nk'uriya. Ibibazo ariko umugore nyirabukwe atuka akamureba mu gihe abandi nyirabukwe aramutuka ahubwo bagatana rwose bagafatana mu mashati bakarwana ukaza uza gukiza wibaza ati se ndakiza mama ndakiza umugore wanjye bikagushobera ariko wowe uhora urwana ishyaka imbere ya mama urwana ishyaka ry'umugore wawe. Umugore wawe akaba umunyamahoro ukabona nyine yaciye bugufi imbere ya mama. Abagore nk'abo ngabo se nibangaye kuri iyi ko hari uzana akakubwira tumva nkubwire ntuzansuzuguze nyoko ku buryo ubura ufata n'ureka hahandi rwose adatinya kugusuzugurira mama wawe umureba. Umugore wawe yari hamwe n'umugore utuje umunyamahoro ngo bari koganarizinga ubukwe bwawe na Sky uriya Karimba burara. Ubu tuvuga ngo mama ya wenda ni Sky yakoze biriya yakoraga Kiara Sky se yari kumuhereza bro nawe ubirebe ko wabuze icy'agaciro. Ntabwo nzi inzira bizanyuramo ariko uzasenga Imana ikugarurire umugore wawe gusa nyine nutamubona kwigisha n'ikindi gihe nibongera kubona ikintu kizima cy'umumaro uzagikomeze ntuzakireko. Amakomeza ukwicuza kwe ariko ntacyo kubikora hafite. Ako kanya mama warinjira avuga ati ese ko murayimwica Robert ati baza umuhungu wawe impamvu araye yicaye ukumbuzi rwamwishe ati akumbuye ryashya ati mama babarira sinzongere kuko uvuga Kiara nanjye niba unkunda nk'umwana wawe ukaba wumva ushaka ko nkomeza kugukunda no kukuba umugore wanjye umukore mu kanwa kawe. Yaraseka ati umugore wawe wagutaye akagenda se batatu ariko niba wamusabye kugenda si wowe wabyivugiye akavuga ngo nagashaka kongera kumubona. Twese twarabyumvaga hano none Kiara niwe ari kuza ahangaha akaguma ahangaha agakomeza guhatiriza ibintu bitariho bitanashoboka. Nanjye ndiwe nagenda ndakurahiye. Tujye tuba honest tuba abanyakuri. Jora mu mugore wawe waramubabaje mama nawe rwose nagushobora kuba udakunda umuntu ntago kuba utaramukundaga ntago biguha uburenganzira bwo kugena uwo umuntu azakunda n'uwazabana nawe. Ntuzigere unyivangira mu rukundo mbaye nkwiyamye hakiri kare wa mubyeyi we ndakwiyamye ndaturanyiyamye Albert cyane rwose ndakwiyamye ntugire ngo ngenze nzaba nka Jora kuno yazaga kwinginga ngo wimutukire umugore. Mama njye ntabwo wantukira umugore kabiri uri mama ndakubaha ndanagukunda ariko ntuzakore mistake nzaba naramuzanye mukunda rero ntuzashaka kugira ngo njye nawe duhangane dupfa umugore wanjye. Hari ikintu mutazi rero mugomba kumenya bamabukwe nako bamama batubyara bakaba bamabukwe b'abagore bacu. Iyo umukazana aje utangira kumufata nka mukeba wawe ugatangira kumva hari ibintu utazongera kubona hari ibintu bimwe na bimwe ugiye guhomba kandi mu by'ukuri uramutse ufashe uwo mukazana ukamugira inshuti agana kubera inshuti yajya no guhereza ibiruti by'uwo muhungu wawe guhereza. Ubundi urinda umufata nka mukeba wawe ku buryo umugirira itimwe kumva nushaka akagira amahoro mu rugo rwe kumva bajye barara bamuhondagura. Ubundi aramutse yigendeye uwo muhungu wawe wamubera umugore. Wanjye ntuzanyivangire mu rukundo haza ngiye umugore wanjye rwose mana yanjye nzamujyana kure ntazaturana nawe mama narakubonye pe
aho utakunze umuntu warurimbura ubwo warusenya ndakuraye ubusa urwadora mu nturu rituye rutamaze n'umwaka hana barikundaniye ejo bazanamo ibintu bya conflicting umukobwa yakuyemo inda bishaka niba yaranayikuyemo yamaze Joramo iyo muteri hari ubwo yarapfuye ntiyarahaye kamuhima kamuteri ariko ko nayo yikura yazikomeza kuzikuramo kugeza ryari umwana witonda kuriya mama mwarambabaye ndatugize ngo batatu ndagutinya mama twarakoze mubyeyi inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha isuku kuri kwa Albert kwari gukenewe byari ngombwa ko Albert avuga ibi byose ese ntibiri buze gukora urwango hagati ye na mama we maraza gukora iki ese ryaba ari ryo herezo ry'iwe na Kiara ubundi se n'iki cyakongera kuba hose baramutse bongeye guhura se aho Kiara yamwakira inkuru yitwa Igikomere byose twibaza ni mu bice bizakurikira Njyewe nitwa Atete ninjye wandika kandi ni nanjye uyibagezaho